Njyewe Ishimwe Vestina. Moi, Ouedraogo Idrissa, après les tirs faits à moi, des devoirs imposés par la loi à chacun des épouses, j'accepte sans contrainte de te prendre toi, Ishimwe Vestina, pour épouse, vivre avec toi selon l'engagement que nous avons pris et selon la loi de la République du Rwanda. Twagira ngo dutangire umuhango wacu ngira ngo tubashimire kumwubahirije isaha twumvikanye umuhango mwiza w'ishyingirwa dufite couple imwe umugabo witwa Ouedra Idrissa na Ishimwe Vestina ayo mbasaye muhaguruke hanyuma musuhuze ababaherekeje natwe mudusuhuze hanyuma dutangire umuhango wacu. Abana babaherekeje nabo bari gufotora nta baje bazi kuvuza impundu ntibazi kuvuza barahuze bari mu bindi mwiri ariko turi hamwe okay twaragira mukanguki umuhango w'ishyingirwa ni umuhango mwiza ni umuhango ubushimishije ni umuhango abantu bagomba kwishimira cyane ko aba bageni bagiye gushinga umuryango urumva ko ari ibintu byiza. Ni umuhango rero uteganywa n'amategeko harimo itegeko rikuru itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda harimo itegeko rigenga abantu n'umuryango na itegeko ry'umuryango ryakomatanijwe n'itegeko rijyanye n'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe impano n'izungura. Ni umuhango rero mwiza ni umuhango nk'uko nari maze kubivuga abageni baba bagiye gushinga umuryango famille. Itegeko nshinga rero mu ngingo yaryo ya 17 kavuga yuko ishyingirwa ryemewe ni iry'umugabo umwe n'umugore umwe bikorewe mu butegetsi bwa leta. Ese umugabo ntabwo ari umunyarwanda? Simbona se mugenzi barimo kumufasha? Okay. Yumva Ikidage ni Igiswahili ni Icyongereza ni Igifaransa. Okay, buramufasha. Twari tumaze kuvuga ko ishyingirwa ryemewe ni iry'umugabo umwe n'umugore umwe bikorewe mu butegetsi bwa leta. Niryo shyingirwa ryemewe. Irindi shyingirwa ryakorwa rinyuranije n'iryo tegeko nshinga niyo ngingo y'itegeko nshinga ryaba ari ishyingirwa ritemewe. Aba bageni munsi rero bahisemo kuza imbere y'umwanditsi w'irangamimerere mu butegetsi bwa leta umwe n'uw'igitsina gabo n'undi n'uw'igitsina gore. Ni ukuvuga ngo iyi ngingo y'itegeko ivuga ko ishyingirwa ryemewe ari iry'umugabo umwe n'umugore umwe bikorewe mu butegetsi bwa leta. Iyo ngingo turayibahirije. Icya kabiri ni uko abashyingiranwa babikorera ku bushake bwabo. Ubushake Vestina abashyingiranwa babikorera ku bushake bwabo kutamusubwira abashyingiranwa bagomba kubikorera ku bushake bwabo. Nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo guhatira uwo ari we wese kugira ngo bashyingiranwe ahubwo ishyingirwa riba abashyingiranwa babikora ku bushake bwabo. Nizere yuko ari Idrissa ari na Ishimwe babikoze ari ku bushake bwabo ntawe ari we wese nta wundi waba bahatiye gushyingiranwa kireka ariko byaba byagenze mukatubwira tugasuzuma icyo kibazo. Itegeko nshinga rivuga yuko ishyingirwa riba abashyingiranwa babikora de leur propre gré. Ntawe bahatiye gushyingiranwa na mugenzi we. Le fait de votre propre gré ou il y a quelqu'un qui vous a forcé à vous marier avec Vestina? C'est de votre propre gré. C'est de votre propre volonté. Voilà. Vous allez former une famille et la famille c'est la base naturelle de la société, de toute société. Tout le monde est nous tous qui sommes ici, nous sommes ici d'une famille. La famille c'est la base naturelle de la société rwandaise. The family being the natural foundation of the Rwandan society is protected by the state. Umuryango niwo shingiro ry'igihugu. Umuryango niwo shingiro kamere ry'imbaga y'Abanyarwanda kandi ukarengerwa na leta. Murumva rero ni ibintu bikomeye niyo mpamvu uyu muhango w'ishyingirwa utuma abantu bashinga umuryango ari umuhango ukomeye. Umuhango ukomeye. Hari ibisabwa rero kugira ngo ashyingiranwe n'undi. Hari ibisabwa murumva kugira ngo ushinge une institution de famille kugira ngo ushinge ishingiro ry'igihugu hari ibyo ugomba gusabwa. Cyambere n'imyaka y'ishyingirwa.
imyaka y'ishyingirwa ni 21 nibura. Ese uribuka musaba indangamuntu yawe kugira ngo dusuzume ko imyaka y'ishyingirwa ifite. Imyaka y'ishyingirwa ni 21 nibura. Nubwo mu ngingo y'itegeko bavuga yuko ushobora kubisaba umuyobozi w'akarere ufite imyaka 18 utaragera 21, hanyuma bagasuzuma niba koko impamvu zatuma ushyingiranwa n'undi utarageza imyaka 20 biremewe. Ariko wabisabye barabisaba bakakwangira cyangwa bakaguhakanira. Iyo umuntu asabye haba ari ibintu bibiri, bashobora kukwemerera cyangwa bakaguhakanira. Ishyingirwa rero by'abageni bombi baduhaye ibyangombwa by'amavuko kugira ngo dusuzume ko iyi myaka y'ishyingirwa bayifite, kandi twasanze kubirebana nuko baba bafite imyaka y'ishyingirwa isabwa n'itegeko turumva nta kibazo. Icya kabiri nuko abashyingiranwa bagomba kuba badafite isano y'ubuvandimwe. Itegeko rikavuga ko bafite isano y'ubuvandimwe itaziguye ntibashobora gushyingirana. Aho Idirisa ntiyaba ari musaza wa Vestine cyangwa Vestine ari mushiki wa Idirisa. Itegeko ntiryemera ko abafitanye isano y'ubuvandimwe bashyingirana. Aha rero tukibutsa yuko mbere y'uko uyu muhango w'ishyingirwa uba hari indi mihango igomba gukorwa, umuhango wo gufata irembo n'umuhango wo gusaba no gukwa, kugira ngo ababyeyi impande zombi basuzume ko abagiye gushyingiranwa batabafitanye isano. Ejo tukaba twakora amahano yo gushyingira musaza na mushiki. Muri ya mihango yo gufata irembo, muri ya mihango yo gusaba no gukwa, ababyeyi impande zombi bagomba gusuzuma ko abagiye gushyingiranwa batabafitanye isano y'ubuvandimwe, yaba iziguye cyangwa itaziguye, kugira ngo isano y'icyakarere. Nibaza ko iyo mihango yakozwe. Icya gatatu nuko ntawe ushobora gushyingirwa ubushyingirwa kwa mbere ko kiriho. Birashoboka ko Idirisa yaba afite undi mugore bashakanye byemewe n'amategeko, uyu munsi akabwira Vestine ko nta mugabo nta undi mugore yigeze. Itegeko ntiryemera ko umuntu yakora amasezerano abiri ku kintu kimwe. Niyo mpamvu dusuzuma ko aba bageni ari ingaragu. Muri bukatuba ibyangombwa ko muri ingaragu, twarubwira ngo dusuzume ko umwe muri mwe ataba afite andi masezerano y'ishyingira. Impamvu ya kane nuko ntawe ushobora gushyingiranwa n'umuntu umubyeyi wemeye kubera umubyeyi mu mategeko. Birashoboka ko papa wa Vestine yabereye kubera Idirisa umubyeyi mu mategeko, harabayeho adoption. Niko byaza kubasaba ngo nimutubwire niba nta muziro waba ureba aba bageni bombi, muze kubitubwira ko uhari cyangwa uhari, hanyuma muduhe n'uburenganzira bwo kubashyingira. Turabifuriza kubyara abahungu n'abakobwa, tubibutsa yuko abana bose bavutse ku butaka bw'u Rwanda bagomba kwandikwa mu bitabo by'irangamimerere. Tutitaye ko bavutse ku bana bashyingiranwe byemewe n'amategeko cyangwa batashyingiranwe byemewe cyangwa bitemewe n'amategeko, abana bo bagomba kwandikwa mu bitabo by'irangamimerere, kandi itegeko riteganya yuko abana bagomba kuba banditswe mu bitabo by'irangamimerere hatarashira iminsi 30 umwana avutse. Icyo gihe muzakizirikana, umwana agomba kwandikwa mu bitabo by'irangamimerere hatarashira iminsi 30 avutse. Twibutsa kandi ko abayobozi b'ibitaro nabo n'abanditsi b'irangamimerere, abayobozi b'ibigo nderabuzima bifite inshingano zo kubyaza nabo n'abanditsi b'irangamimerere, abo bose bafite inshingano yo kwandika abana mu bitabo by'irangamimerere umwana akimara kuvuka hatarashira iminsi 30. Hari inshingano z'abashyingiranywe ugomba gutangira kuzuza, obligations, les obligations liées au mariage. Inshingano z'abashyingiranywe, inshingano ya mbere no kwita ku bana muzabyara. La première responsabilité du couple, c'est de prendre en charge leurs enfants. Abana bagahabwa uburere, abana bagahabwa imico myiza, abana bagahabwa ibibatunga, kugira ngo abana ejo tutazasanga abana bararwaye ikibazo cy'igwingira, baragize ikibazo cy'imirire mibi. Ni inshingano z'ababyeyi kwita ku bana bazabyara. Ni inshingano z'ababyeyi kubatoza uburere bwiza. Les parents ont l'obligation de prendre en charge les enfants et de les nourrir convenablement et de les éduquer selon les valeurs. Les valeurs sont universelles. Indangagaciro ni zimwe ku isi hose. Indangagaciro y'ubumwe, indangagaciro y'ubutwari, indangagaciro yo gukunda igihugu, indangagaciro y'ubunyangamugayo. Les valeurs sont universelles. L'intégrité, le respect. Les enfants doivent être éduqués suivant les valeurs universelles.
ababyeyi rero ni inshingano zabo kwita ku bana bazabyara. Niyo nshingano ya mbere y'abashyingiranywe. Inshingano ya kabiri ni uko abashyingiranywe bagomba guhana imbato. Idirisa ugomba gutunga Vestine ugomba gutunga Idirisa. Buri wese agaha mugenzi we imutunga akurikije ubushobozi afite. Kera zari inshingano z'umugabo gutunga umugore ku gihe cya Mose na mbere yaho, ariko umugabo afite inshingano yo gutunga umugore n'umugore akagira inshingano yo gutunga umugabo. Buri wese agaha mugenzi we imutunga akurikije ubushobozi afite. Très très important. La femme doit prendre en charge l'homme doit prendre en charge la femme. Donc, la prise en charge de l'un et de l'autre est réciproque. Ce n'est pas un sens unique. Umugabo n'umugore bafite inshingano yo guhana ibatunga. Ni inshingano ya kabiri. Iya mbere ni ukwita ku bana muzabyara. Iya kabiri ni uko buri wese agomba kwita kuri mugenzi we. Ni inshingano ya gatatu ni uko abashyingiranywe bafite uburenganzira n'inshingano bingana. Abashyingiranywe bafite uburenganzira n'inshingano bingana. Aha ni ukwibutsa ihame ry'uburinganire hagati y'umugabo n'umugore. Le principe universel de l'égalité de sexe, l'égalité du genre. Monsieur Idriss, je suis en train de parler du principe de l'égalité entre hommes et la femme. Les enfants doivent être éduqués d'une façon où personne ne doit être privilégié pour l'un ou l'autre aspect. Il y a égalité entre hommes et la femme. Umugabo n'umugore barabishyira amategeko. Ubu nicyo bivuga nta kintu. Ariko ibyo ni ihame rikomeye, c'est un principe. Bivuga ko umugabo n'umugore, ubwuzuzanye hagati y'umugabo n'umugore bigamije iterambere ry'umuryango. Mwari mubizi buriya. Bigamije iterambere ry'umuryango. Nta cyo umugore agomba gukora umugabo atakora, nta n'icyo umugabo atakora umugore atakora. Gusa umugabo ntabwo yatwita. Ntabwo turumva umugabo bakoreye cesarienne mu mateka y'isi. Ariko ibyo umugabo yakora n'umugore yakora. N'ibyo umugore yakora nta mwana ukwiye kuba yarerwa ngo kubera ko ari umuhungu ngo azagira umusaruro kuruta umukobwa. Ntabwo bishoboka. Abantu bose bagomba gufatwa kimwe bigamije iterambere ry'umuryango. Le principe d'égalité et d'équité entre hommes et la femme. C'est un principe constitutionnel et il est aussi universel. Ihame rya kane ni uko abashyingiranywe bafite uburenganzira bwo kubyara, ariko bakagira itegeko ryo kubana. Uyu munsi mumara gushyingiranwa bafite uburenganzira bwo kubyara, mukagira n'itegeko ryo kubana. Kuko ababyeyi mu kanya baba bifuza kubyara abahungu n'abakobwa, siko bimeze. Mu kanya nimutangira kunywa mitsingi za Vestine na Idirisa, havuga ati bahungu bana bacu turabifuza kubyara abahungu n'abakobwa, turabifuriza korora. Kubyara n'uburenganzira, kubyara n'uburenganzira Vestine, kubyara n'uburenganzira Idirisa, ariko kubana n'itegeko. Kubyara mushobora kubyara abangana n'abari muri iki cyumba igihe cyose mufite ubushobozi bwongera gute bwo kubatunga cyangwa bwo kubitaho. Nk'uko mushobora kuvuga ngo tuzabana nta mwana tubyara, ni uburenganzira. Ntabwo rwose bazaguhamagara imbere y'umwanditsi w'irangamimerere cyangwa imbere y'inteko y'abaturage ngo babaze impamvu mutabyaye, kuko kubyara n'uburenganzira, ariko kubana n'itegeko. Umugabo n'umugore bategetswe kubana, kandi umugabo n'umugore babana hehe bose? Umugabo n'umugore babana hehe? Mu karere kamwe? Umugabo n'umugore babana mu rugo rumwe. Je suis en train de parler du principe de cohabitation entre l'homme et la femme. C'est le quatrième principe, ou la quatrième obligation. L'homme et la femme sont obligés de vivre ensemble. Dans un seul lit. Umusaza hari ikindi yongeye ngo umugabo n'umugore ngo bagomba kubana mu buriri bumwe. Vous devez partager le même lit. Et bien sûr sous un même moustiquaire. Ok? Ubu hari icyorezo cya malariya, umugabo n'umugore bagomba kuryama mu nzitiramibu imwe. Si byo muzehe? Si ukuryama mu buriri gusa, ahubwo bagomba no kugira
inzitiramibu kugira ngo batarwara icyorezo cya malariya. Le devoir de cohabitation et la communauté de vie. Abashyingiranywe, l'homme et la femme, ils ont l'obligation de travailler ensemble pour promouvoir la paix entre époux et épouses, pour avoir suffisamment de biens pour nourrir votre famille et construire votre famille d'une façon très forte. Abashyingiranywe, la mise en commun, le travail en équipe entraîne une bonne famille. Une famille est stable, une famille est saine, mais une famille aussi forte. Et pas une famille. Ni byiza ko mumenya ibituma abantu bajya mu nkiko bakajya gusaba ubutane. Nabyo ni byiza ko mumenya kugira ngo muzabyirinde. Ubusambanyi ni impamvu ikomeye ituma abashyingiranywe bashobora kujya mu nkiko bakajya gusaba ubutane. Je suis en train de parler de causes ou de raisons à la base de la dissolution des familles. La première raison, c'est l'adultère. Ubusambanyi butuma abashyingiranywe, umwe mu bashyingiranywe bagaragayeho imyitwarire, umwe ashobora kujya mu rukiko akajya gusaba ubutane. Impamvu ya kabiri ni ukwanga gutanga ibitunga urugo. Ufite ubushobozi, ufite amafaranga, ufite uburyo, ariko ukicisha mugenzi wawe ubukene, ukamwicisha ubutindi, nyamara ufite ubushobozi bwo kumutunga. Kandi tugeze kuvuga ko abashyingiranywe bafatanya kugira ngo hanyuma undi akaba yajya mu rukiko akajya kubiregera urukiko avuga ati wa muntu twashyingiranywe yanyishije ubutindi n'ubukene, nyamara afite ubushobozi bwo kuvuga. Rero gatatu ni uguta urugo. Guta urugo ni igihe umuntu yavuye mu rugo akamara amezi 12 ataragera mu rugo rwe, nta mpamvu n'imwe. Ntiyagiye guhahira urugo, ntiyagiye ku nyungu z'urugo, ntiyagiye gushaka ibitunga urugo, akamara amezi 12 ataragera mu rugo rwe. Uwafatwa nk'uwataye l'abandon de ménage. Tu peux faire pour l'une ou l'autre raison non justifiée, vous désertez la famille pendant 12 mois sans arriver dans votre ménage ou dans votre foyer. On vous prend pour quelqu'un qui a déserté la famille. Donc l'abandon de famille ou l'abandon de ménage. Voilà, c'est l'abandon de ménage. Tu fais 12 mois sans arriver dans votre foyer, donc on vous prendra pour quelqu'un qui a abandonné son ménage. C'est une raison pour laquelle on peut aller devant la cour ou devant la juridiction compétente pour demander la dissolution du mariage. Impamvu ya kane ni uguhohotera umwashyira. Ihohotera ku kintu mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza. Guhohotera umwashyira. Ihohoterwa riri mu bwoko bwinshi. Hari ihohoterwa rishingiye ku magambo, gukomeretsa umutima, ugahora ubwira umuntu. Hari umugabo uzi turegera buri munsi, umugore wajya avuga ko ari we mugufi mu mudugudu, umunsi azajya imbere y'urukiko azavuga ko amuhohotera. Iyo bita torture mentale. Ihohoterwa rero ni icyaha gikomeye, umuntu ashobora kuregera urukiko, umwe agakwita mugenzi we, la violence. Guhohotera. Hari violence, hari torture, hari ibyo byose ça fait partie y'ibyaha by'ihohoterwa. Ihohoterwa ni imyifatire imwe ishobora gutuma abashyingiranywe bajya mu nkiko bakajya gusesa amasezerano y'ishyingiranywe. Nyamara twavuze yuko urugo rugomba kurangwa n'urugo rugomba kugira imyitwarire myiza, urugo rushoboye kandi urugo rukomeye. Tout ce dont je venais de parler, ce sont des comportements qu'il faut éviter pour mieux construire, pour avoir une famille saine, une famille kugira ngo tugire urugo rumeze neza. Ibyo byose nuko tugomba kugira gute kubyirinda. Birasobanutse? Vestina ko ntarimo kubona Idrissa byumva neza, urimo kubisobanura neza. Tu as bien compris tout ça?
hari rero dusoze ku itegeko ryanye n'ibicungiro umutungo. Abashyingiranywe bagira uburyo bahitamo kuzacunga imitungo yabo. Nizere ko Vestina wagize umwanya wo kwimuganirira ku itegeko ry'u Rwanda, ariko ndibaza ko niwabo bashobora kuba n'umunyarwanda cyangwa ariko ari amategeko areba umuryango muri rusange. Hari uburyo abashyingiranywe bahitamo kuzacunga imitungo yabo. Uburyo bwa mbere ni ivangamutungo rusange. Ni igihe abashyingiranywe bashyira hamwe imitungo yabo yose. Ari musobanuye cyangwa ari musomye, amweretse aho byanditse arabisoma. Uburyo bwa kabiri ni ivangamutungo muhahano. Igihe abashyingiranywe bashyira hamwe imitungo uhereye igihe batangiye kubaha. Uburyo bwa kane bwa gatatu ni ivanguramutungo risesuye, la séparation de biens. Vous avez parlé de ce chapitre? Vous avez eu le temps d'en parler? Ok. Hanyuma uburyo bwa nyuma ni uburyo bushingiye ku masezerano, aho abashyingiranywe bahitamo bagakora amasezerano ibyo buri wese azanye, icyo buri wese ingaruka zaba igihe habaye gutandukana, uburyo hazabaho gucunga abana. Ubu ni uburyo bushya buri mu mategeko y'u Rwanda. Nabwo abatarashyingirwa abakiri abaseribateri hano bazabyiteho nabyo babirebe, kuko nabyo bizabafasha mu buryo bwo kunoza imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe. Ariko twibutsa yuko ushobora guhitamo uyu munsi nyuma y'imyaka 2 mubana ukaba mwahitamo ubundi, ariko icyo gihe bigakorerwa imbere y'urukiko. Moi, Ouedraogo Idrissa, après lecture faite à moi des devoirs imposés par la loi à chacun des épouses, j'accepte sans contrainte de te prendre toi, Issimue Vestine, pour épouse, vivre avec toi selon l'engagement que nous avons pris et selon la loi de la République du Rwanda. Njyewe Ishimwe Vestina maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato wowe Ouedraogo Idrissa umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Murakoze cyane ko atagushimiye se ubwo koko birangira gutyo. Amufata akaboko hanyuma umanuke abageni bacu barakoze. Tugeze mu mwanya mwiza natwe wo kwakira indahiro yabo. Yewe Havuzi Gashari, umwanditsi w'irangamimerere mu ifasi y'umurenge wa Kinyinya, maze kumva amasezerano y'ishyingirwa hagati ya Ouedraogo Idrissa na Ishimwe Vestine, amasezerano akorewe mu butegetsi bwa leta ndetse n'abahagarariye imiryango yabo, nshingiye ku bubasha mpabwa n'amategeko, nemeje ko kuva ubu bashyingiranwe nk'uko amategeko abiteganya. Dutangaze ku mugaragaro ko bashyingiranwe bari ingaragu, none ubu ni bwana na madamu. Je vous déclare mari et femme. Reka tubifurize kuzagira urugo rwiza.